Umuvuduko ukabije w'amaraso hypertension cyangwa hypertension mu ndimi z'amahanga ni imwe mu ndwara zatwibanira aho irwaye bimusaba gufata ubuzima bwe bwose busigaye imiti kugira ngo abashe kubaho. Iyi ndwara ikunze kwibasira cyane abakuze nubwo no mu batoyi igaragara, kandi muri iki gihe ikaba iri ku rwego rwo hejuru. Inkuru nziza nuko ushobora kugabanya umuvuduko w'amaraso ukabije udakoresheje imiti, bityo bikaba byakurinda ingaruka zikomeye ziterwa n'iyi ndwara. Tira agatebe wicara urambye, ushaka agakayi n'agakaramu wandika amabanga yagukiza umuvuduko ukabije utanyoye umuti n'umwe. Aho wageze ni kuri Muganga Desire TV. Muri uyu muryango mugari twiyemeje kubamenera amabanga yose abafasha kubaho ubuzima bw'inziramuze. Abayakurikiza bose baduha ubuhamya bwiza bw'ubuhamya bwiza baronse. Niba ari bwo bwa mbere duhuriye kuri uyu muyoboro, hito kandi subscribe n'inzogera utazongera gucikwa n'ibi biganiro utapfa gusanga ahandi usibye kuri Muganga Desire TV. Ni kenshi bakubwiye ko ubuzima bwiza ari bwo butunzi nyakuri. Udafite ubuzima bwiza nubwo waba utunze urufito rwinshi rw'amafaranga cyangwa utunze imiturirwa ntibyakubuza kurara uri kuraguriza uburyamo. Mu gihe mayibobo ifite ubuzima bwiza yaryama munsi y'iteme igasinzira neza cyane. Iri naryo ni ihurizo rikomeye. Igishoro ni ubuzima buzira umuze gusa. Iba abantu hafi ya bose barabizi, ariko icyo batazi nuko bakubahiriza amahame agenga ubuzima bwabo. Niyo mpamvu uyu mwanya nshaka kubasangiza uburyo butanu wakoresha ugakira umuvuduko ukabije utanyoye umuti n'umwe. Niba ubyibushye birenze urugero, ugabanya ibiro, ugabanye no mu nda. Umuvuduko ukabije w'amaraso uriyongera uko ibiro byawe byiyongera. Iyo ubyibushye cyane bishobora gutuma udahumeka neza mu gihe uryamye, bikaba byatera ibibazo mu mitemberere y'amaraso mu mubiri aho atangira kwihuta cyane. Kugabanya ibiro ni uburyo bwizewe cyane mu guhangana na hypertension. Gutakaza byibura ibiro 5 bishobora kugabanya umuvuduko w'amaraso mu mubiri. Uretse kugabanya ibiro, ugomba no kwita uburyo inda yawe ibyibushye. Iyo ufite ibinure byinshi ku nda, byongera ibyago byo kuba wagira umuvuduko ukabije w'amaraso. Umuzenguruko w'inda urinda indwara ya hypertension. Umuzenguruko w'inda ntugomba kurenza santimetero 102 ku bagabo na santimetero 89 ku bagore muri rusange. Utangira kugira ibyago iyo ku bagabo umuzenguruko w'inda warenze santimetero 100 cyangwa 90 ku bagore. Umuzenguruko w'inda iyo urenze santimetero 90 cyangwa 35, haranira kurya neza kandi urya indyo yuzuye. Kurya indyo yuzuye igizwe cyane n'imbuto, imboga, utubuto duto n'ibikomoka ku mata ariko byagabanyijwemo ibinure. Ukirinda ibinure byuzuye na cholesterol, byagufasha kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso ku rugero rugaragara. Biragoye gukurikiza amabwiriza no guhindura uburyo urya, gusa ugomba kuzirikana ibi bikurikira. Ni ngombwa kurya ibikungahaye kuri potassium. Potassium igabanya ingaruka mbi za sodium cyangwa umunyu ku muvuduko ukabije w'amaraso. Potassium nziza niboneka mu mbuto n'imboga kurusha iboneka mu nyongeramirire. Gisha inama muganga urugero rwa potassium ugomba gufata ku munsi, kandi hano usoma akamaro ka potassium ku mubiri, cyangwa se wige neza ibirebana na potassium mu bitabo bitandukanye uzungukiramo byinshi. Andika ibyo urya buri munsi. Ni ngombwa kwandika ibyo urya. Ibi bizagufasha kumenya impamvu urya indyo iyi n'iyi, bigufasha kumenya ibyo wirinda n'ibyo ugomba kongera. Kora siporo buri gihe. Imyitozo ngororamubiri ya buri munsi byibuze iminota 30 igabanya umuvuduko w'amaraso cyane. Ni ngombwa kuzikora buri munsi cyangwa iminsi wahisemo mu cyumweru ntuyihindure, kuko iyo uhagaritse kuyikora umuvuduko urongera ukazamuka. Niba ari bwo ukigira umuvuduko ukabije w'amaraso, ikizwi nka prehypertension, gukora siporo bizagufasha kubitakora ngo izabe hypertension. Niba umaze kugira hypertension, siporo za buri gihe zishobora kugarura umuvuduko w'amaraso
ku rugero rukwiye. Zimwe muri siporo wakora harimo kugenda n'amaguru, kwiruka buhoro buhoro, koga, kubyina, gukina imikino itandukanye na siporo zisaba imbaraga ushobora kuzikora, gusa uzabanza ugisha inama muganga. Gabanya inzoga unywa. Muri rusange inzoga si nziza ku buzima, gusa yenda mu kuzigabanya ukazinywa ku rugero ruto zishobora gufasha mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso, ariko abahanga mu by'ubuzima bamaze kumenya ko n'ikirahuri kimwe cyabateza akaga, maze biyemeza guca nazo ukubiri. Ibyiza ni ukuzireka kugira ngo urusheho kugwiza ubuzima bwuzuye. Kunywa inzoga ukarenza urugero bigira ingaruka mu kongera umuvuduko w'amaraso ku rugero rwo hejuru. Ikindi kandi inzoga zishobora kugabanya imikorere myiza y'imiti igabanya umuvuduko ukabije. Gabanya sodium mu byo kurya byawe. Impamvu tuvuze sodium ubusanzwe ni umunyu turya, gusa hari ibindi byo kurya bitandukanye byongerwamo sodium, yewe n'imitobe imwe n'imwe. Kugabanya urugero rwa sodium ni ingenzi cyane cyane mu kugabanya umuvuduko w'amaraso ukabije. Muri rusange ntugomba kurenza ku munsi amagarama 2300 ya sodium, gusa ushobora kugeza kuri 1500 cyangwa munsi yaho. Byaba byiza cyane mu kugabanya hypertension, umuvuduko ukabije w'amaraso. Dore ibyo ugomba kwitaho mu kugabanya umunyu mu byo urya byawe. Ni ngombwa gusoma udupapuro tuza mu byo kurya no kunywa bifunze, ukamenya urugero rwa sodium irimo, ugaharanira gufata ibiri mu rugero ruto. Hirinde kongera umunyu mu byo uri kurya. Akayiko kamwe gato kaba kujuje urugero rwa sodium ukenera ku munsi 2300 mg. Aho kongeramo umunyu ushobora gukoresha ibindi birungo biryoshya ibiryo. Gabanya ibyo urya byatunganyirijwe mu nganda. Umunyu mwinshi uturuka muri ibi byo kurya kurusha utekesha mu biryo bisanzwe. Haranira kubigabanya mu byo kurya byawe. Niba udashoboye kugabanya umunyu ako kanya, ushobora kugenda ugabanya buri munsi kugeza igihe ugeze ku rugero rukwiriye. Izi nama uramutse uzikurikije zagufasha kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso, gusa ugomba guhora upima igipimo cyawe ukareba ko kigabanuka. Ibipimo bisanzwe ntibigomba kurenza 120/80. Uburyo buhebuje ubundi bwose mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso ni ukubyuka unywa amazi y'akazuyaza hashira isaha, ukarya ibyo kurya bihagije, ukongera kunywa amazi saa sita, hashira isaha ukongera ukarya ifunguro rihagije. Nimugoroba ukirinda kugira ikintu na kimwe ukoza mu kanwa. Iri ni ryo banga ry'abacurabwenge b'Abaroma n'Abagiriki ba kera. Nawe niba ushaka ubuzima bwiza, irinda ubutindi bwo kubatwa n'ibyo kurya bya nijoro, bizakurinda indwara nyinshi zishoboka. Kandi niba ufite ikibazo gikeneye gukurikiranwa, ushobora kwegera muganga Desire ukorera mu mujyi wa Kigali muri Relax Life Center, akakugira inama zihagije ndetse n'imiti waba ukeneye. Tubashimiye kuba mubana natwe buri munsi. Mwahisemo neza kuko mwabonye umuyoboro mwiza udahwema kubagezaho ibiganiro birebana n'ubuzima bwanyu. Hahirwa bibandira natwe buri munsi kuko bamaze guca ukubiri na za ndwara bari baraburiye igisubizo. Niba ari bwo bwa mbere ubanye natwe, ikandire subscribe n'inzogera, nawe uzarushaho kunguka byinshi. Mbaye mbasezeyeho, tuzongera kubonana muri video y'ubutaha.